Kenisi urumeze neza? Fresh sana kabisa. Twese hamwe. Nta kuntu utaba mushyi utangiye neza. Imbere cyane. Ukora ku ikofi kabisa. Na kabisa. Uvuye mu murenge usezeye ubusore ugiye faranga. Ari watinze. Asante sana kabisa. Ya umeze neza. Ni kontra singo ryari? Ni kontra imaze iminsi tuvuganyeho na INFINIX ariko uno munsi nyirizina niho yabayo launched. Ndakeka ari wo munsi nyine navuga ko ari wo munsi nyirizina. Ariko buri umuhanzi yamamaza ikintu kuko nawe agikoresha cyangwa gusa n'umufungo. Icyambere ni akazi ariko nyine iyo abantu baguhaye amafaranga wazana ikize gukoresha icyo kintu. Kandi ariko oya nanubwo ari no kuba oblige kuko mwabonye INFINIX telefone yasohoye ni telefone nziza cyane. Byanga byakunda umuntu wese ukunda telefone cyangwa ukoresha telefone mu kazi ka buri munsi ntago yabura kuyigura ni telefone nziza. Ubwo ni telefone yitwa ngo iki kugira ngo abadukurikiye Hot 40. Ni ikintu kinini kuri njye ko ni nayo kontra nkoranye na company nini kuva natangira kariyeri yanjye ya music. Nkeka ko ushobora no gufungura amarembo y'andi ma contract. Ni ikintu kinini kuri njye. Yego mu minsi ishize na Juno mwari mubanye mu gitangazo nawe sinyine kontra kandi nayo itari ntoya ngira ngo yanagiye asimbura Debeli na Pamela nawe sinyine kontra nini kuva mwava mu bitangaza. Niki kivuze iki bivuze iki ku bantu bavuye mu bitangazo ko muri babiri? Ni amahirwe ko ntago navuga ko wenda hari kinini kiba cyatanzwe cyangwa iki. Ni amahirwe tuba twagize ariko harimo no gukora of course kubera ko tuba twakoze kugira ngo company nk'ingi nini nka INFINIX iguhereza akazi nuko hari ikintu kinini baba kubonamo. No gushima Imana rero ko tutigeze duhombera igitangaza. Icyo wabwira abantu bashishikariza kuba bafata telefone? Icyo nababwira nuko ari telefone nziza ifite capacity nini ibika umuriro igihe kinini cyane. Ni telefone umuntu wari wese ukunda kuba ari muri movement z'akazi ke cyangwa se gukipinga ama memories. Ifite kamera nziza. Ni telefone mu by'ukuri nashishikariza umuntu wese ukunda telefone nziza kandi igezweho. Umuntu yakwibaza bakubwira ko ugiye gukora na INFINIX ariko ndisiyo bahaye kuvuga ngo igikorwa ngiye gukora namwe produit yanyu igomba kuba yujuje ibi bisabwa cyangwa bakubwiye ko bafite telefone juste uravuga ati reka tugende. Ntago uko ari bo banyegereye banyeretse igikorwa bafite kandi nyuma y'ibyo byose abari akazi. Ntago nigeze ntanga amategeko runaka bakurikije contract nabahaye nanjye nkurikiza iyo bampaye ibintu bigenda neza bica mu mucyo. Hanyuma umuntu yavuga ko ari intangiriro ya benshi bagiye kuza kuko yes wanabyivugiye ko ariyo kontra nini ubonye bijyanye n'ibigo by'ubucuruzi. Umuntu yavuga ko hari ibindi biri pending cyangwa iki nicyo gihari cyonyine. Nibyo nari ndi kuvuga nyine ni by'agaciro ko abahanzi batangiye gutekerezwa ko mu bikorwa bya advertisement hari abari baratubanjirije ariko nibura muri kubona ko buri muntu Bwiza niyo Bosco n'abandi bose bagiye babona nyine izo opportunity. Ni chance nziza rero z'abahanzi kubera ko ni resource ni n'ahantu umuntu ashobora kuvana nyine andi mafaranga yo kuba yamufasha muri urwo rugendo. Nanashimira nibi nano makampani ari kugerageza gutekereza ku bahanzi. Ni contract tugiye kuzajya tubona Kenisi urakora iki uretse kubona ku mafoto ku byapa ni bihe bindi uzukora n'indirimbo nziza ni ukwamamaza ibyo bikorwa nyine aho bica hose kubera ko bazenguruka igihugu kugira ngo abo bantu bagende babona iyo product. Rero byanga byakunda ubwo nasinye contract muzaya mumbona mu bikorwa bya INFINIX. Ayo ngayo ni amabanga y'akazi. Ubuse ko miliyoni zibonetse kuko ntabwo turi ubutahe. Ntago ari uko miliyoni zabonetse zari zihari ngendana na gahunda zanjye. Ubwo bikaba ryari rero nzabamenyesha nkuko n'ibindi mwabimenye. Ushize watumenyesheje ubwo niko byari bipanze. Ase wabipanze kutemana reka wenda njye gato kuri ku ruhande wa gato ejo ndara umuntu twakoze interview y'umukomedian avuga ati shaka Kenisi yagiye mu murenge afite ababouncer bambaye kuteri kandi begeranye bafite n'ibyo kubera ko nari mu buryo bwanjye bw'akazi kubera ko nabira bigomba kuba bindiho. Ntago ari ugukumira abantu runaka mu buryo bwo kugira ngo ibintu bigende neza. Ni foto muri rusange. Mbere yuko wenda tukurekura usinyanye amasezerano na INFINIX ariko n'amakuru avuga ati Kenisi waragiye kwigendera yigira iburayi na za hehe. Ubwo uzabona umwanya wo gukorana na societe wasinye cyangwa wenda uzakomeza nabikora uri bwata amasimba? Amakuru yo kujya iburayi bya ntayo ubundi se sinjyayo. Amakuru yo kujya iburayi yo ntago gutura
na hamwe ndabona heza nko mu Rwanda kabisa. Nimba ishaka nzagenda ariko hano ni mu rugo nakabuza niho kuri headquarter. Yeah man. Congratulations. Thank you so much. Yeah. Murakoze cyane. Yeah. cyane muratangira mutubwira amazina yanyu n'ibyo mukora. Okay, murakoze nitwa Bizimana Gilbert ni nkabashinzwe marketing muri societe INFINIX. Yego. Uyu munsi Bizimana Gilbert uyu mwakoze iki mutugaragarize icyo mwamuritse mu magambo make? Okay, murakoze twamuritse telefone iri mu bwoko bwa hot, tugira amoko menshi muri INFINIX, tugira smart, tukagira hot, tukagira note na zero. So uyu munsi rero twahurijwe na telefone nshyashya mu bwoko bwa smart, aho telefone yagenewe urubyiruko. Ni telefone nziza nko nabiberetse. Ni telefone ifite umwihariko uko ifite processor nini cyane ku rubyiruko rukunda gukina game. Telefone yaje kugira ikihindura kuko ifite processor yihuta, ifite memory nini, ifite udushya twinshi muri make. Icyo igiye guhindura ni iki? Muri make urabiza abantu mu rusanzwe bakina game bakeneye telefone yihuta, bari barahuye n'ikibazo cy'uko izo telefone zidahari ku isoko. Inyinshi zihari nk'iyo twari dufite isimbuwe yitwa Hot 30 ntabwo yabikoraga. Iyi rero yaje ifite icyo bita processor yitwa Helio G99. Iyo ngiyo ifasha muri ifite ingufu, ifasha gukora game, iyakoranywe na antenne uburyo wowe na mugenzi wawe muzifite mwembi mushobora gukina game muhoda koresheje imigozi. Ishobora kuba manette kaba na screen muri make. Iyo mikino ni igihe? Hari imikino ya game bakina, harimo sinzi niba ujya ukina game, hari imikino ya game yo gutwara imodoka, n'ama games menshi ku bantu babisobanukiye basanga bakina games ni ibintu bahita babyumva cyane. Nta gashya mu bijyanye no kwishyura dore ko rimwe na rimwe ujya kubona ukabona hari abagorwa kwishyura ama smartphone, hari igishya mushobora kuba mufitemo mu bijyanye no kwishyura mu kugura telefone nshyashya ishize ku isoko? Igishya cya mbere ni uko iyi telefone irahendutse, igura 135, ihendutse kurusha niyo ihari. Ikindi kandi iri muri make mwabonye ko twayimurikanye na MTN, ibasha kwishyurwa mu byiciro, aho ushobora kwishyura mu mafaranga 575 ku munsi muri make. Bako ni telefone itahenze cyane. Ikindi kandi muri buryo twakoze ni kwanga abantu basanga batunze telefone za smart, apana smartphone, smart series nko nabwo dufite smart zitandukanye, telefone zitandukanye, the smart, hot, note na zero. Twabashyiriyeho promotion yuko iyo ufite telefone urusangwe smart ushaka guhindura ujya kuri hot ufite 10% gigabanyirizwa. Yego. Ibyo ngibyo by'amafaranga 575 nibyo muri make. Yego, ushobora kuba wagwishyura buri munsi mu gihe cy'umwaka, ukabasha kuba wakwishyura telefone ya hot 40. Niki mwabwira abakiriya banyu kuri ubu ngubu? Okay, ikintu twabwira abakiriya bacu nuko iyi telefone iri ku isoko hose, yaba mu maduka yose ya MTN ama service centers, mu maduka yacu ya INFINIX hose mu Rwanda yamaze kuhagera. Ikindi kandi ni telefone ihendutse nko nabikubwiye, ntabwo ihenze, y'urubyiruko, nabashishikariza kugana kuyigura. Kandi ikindi nkaho batuzeho smart, ko abantu benshi smart irabizi ni imaze kuba telefone izwi cyane muri INFINIX, kuko dufite umubare muri n'abantu batunze smart series, telefone ya smart. So nicyo gihe cyiza cyabo cyo kuba bahindura bakajya kuri hot, kuko hot ikuriye smart. Ego, so nicyo gihe cyiza cyo kuba bajya kuri hot bakagira icyo nyine bakino bakaryoherwa n'ubwo bwiza bwa hot series. Uvuze ku rubyiruko, kandi urubyiruko tuzi ko abenshi bivugwa ko ari abashomeri. Yego. Aya mafaranga muravuga ko ari make, imbogamizi urebye nkaho kuko nubwo ari abashomeri, urubyiruko rw'iki gihe ntago ari abashomeri nk'uko n'abashomeri kuri abantu bafite kakazi gahoraho, ariko hari bagira bimwe bita side gigs. So ni ibintu byoroshye kuko niba telefone igura 575 ku munsi, ndumva ko akazi kose wakora kamwe kakwishyurana byita bubyizi batashaka kwishyura amafaranga ari munsi ya 575. So ushobora kuba wayishyura muri make ko wayitunga.
n'igihe cy'umwaka. ziriya smart devices zindi wavuze wenda Infinix irateganya kuzisohora ryari hano mu Rwanda? Urebye ni muri kota ya mbere muri amezi 3 ari imbere muri uku kwa gatanu gutyo ko zageze ku isoko na mbere yaho byashoboka ariko timeline uko imeze. Okay, dufite ama smart TV, ama laptop, ama ekuteri yamwe ari wireless, tukagira ama power bank, ndumva ari ibyo ngibyo n'ama power bank ya sure. Nakoze cyane namwe. Nitwa bande Marketing kwamamaza mukitwa Marketing de